reka amabwiriza ukuri, reka amabwiriza ukuri. Yabana kurira biravuna. Mbareka amabwiriza ukuri, nitoragura akana mu ishyamba. Nanjye murabona ko ntibereho, nanjye nambaye utuntu tw'uducacwagura tumeze kedo n'imyenda iracika, ariko hano ngo twibereye mu mahoro, karishimye kameze neza cyane nta kibazo. Akabyo nizibite nkubwiye story y'umwana rero ntagahoma munwa rwose. Urabona akana nagiye gutashya mu ishyamba, mba ndagatoye ndavata akana rero atereka nkazane kuko nabonaga ari keza cyane, ndavatireka ngatore ndakazana, ariko urabona ko kishimye cyane kanezerewe. Akabyo meze neza buse ko ubwo nyine ngo wagataye kuko ngo yakajije iki koko mana yanjye. Nifuzaga gushaka umugore, ariko gushaka umugore ntabwo byari sawa cyane buriya, ariko ndabona nzamuzana da kuko kano kana ndabona karimo kunserereza cyane. Reka nta mata gafite ntaki, mbese nagahoma munwa pe, nagahoma munwa rwose. Nanjye abona imyenda yancikiyeho, nanjye gusa ngo nzagufasha iki koko wakana, nzagufasha iki kuko ari agahinda gakomeye cyane. Naho gusa nyine irongero ryanyishe nyine tujya tukisekera tukishima kanezerwa, ariko nk'umubyeyi ufata nk'umwana nk'uyu nguyu akamuta, reka nanjye utaramubyeyi nanjye nkamugirira impuhwe, biba bibabaje cyane pe. Twenda twancikiye gusa ngo dore n'utu twenda nabagira neza baba batumuhaye bakatumwambika, maze ubundi tugakomeza ubuzima. Ndasa uko ndi imyenda yanjye yose yicaye ndi bayimaze, nuko ndi imyenda yanjye yiciye zabigenza gute? Kaba ari agahinda. Tekereza se ati nyina w'uyu mwana ubu ngubu kuko ngo yamutaye amuzize iki? Karishimye cyane, kaba kishimye kiturije. Wishima de nawe nakugira impuhwe ndagutora, mama wawe yaragutaye imyenda dore warayimaze warayiciye. Ariko nubwo mubona nubwo umuntu ndi guseka kuko nguko ntabwo nishimye, ariko nishimye kubera kano kana wenda ndi kubona uko nguko imikino kaba karimo. Nkubwiza ukuri urabona ndi kumwe n'akana kanjye bakita Haduyi, niryo zina nakise. Haduyi ryana kabera niryo zina nakise. Ngira ngo namwe murakabona dore rwose ni mu karere, ni ka Haduyi kari aho ngaho kibereye mu rusaku. Ngiye inama uri umugira neza ukaba uri kundeba wamfasha kangirira neza, kuko uyu mwana kuko akeneye gukura cyane, akeneye amata, akeneye ibiki. Ntabwo nzamufasha nanjye rwose, nta kintu nibereyo. Reka matora karazidihije kagize gute murananika buri munsi, reka narapfaga kwizanira n'ibyo bicecuru nkagira uko nigenza. Reka ko none dore akana dore gatuma inkuru. Niba ngiye gushaka umugore akakamfasha simbizi, ariko se ndamushaka nzamuhikira, nta kintu nzama nanjye kurya ari kuri Imana mfasha. Tuba twicare nyine uko nguko nyine dore niyo mikino mamona tuba twibereyemo nyine twisimba twigirira gute nk'abana batoya bari aho ngaho. Nkubwiza ukuri niba ukiri muto, nako nkubwiza ukuri niba uri kundeba, kora subscribe, ukore comment kugira ngo ndebe ko hari aho nzakora amaramuko ya Haduyi kugira ngo abashe kuba yabaho. Kuko naje kuza gusanga nta handi twasariya twizira kuri social media, ko nta handi agahinda twaje kugatora rwose ni aha ngaha. Aha rwose ndabakunda cyane, ariko nyine nta kundi reka dusubire muri story y'ubutaha. N'ubu nashatse umugore kuko uyu mwana ntabwo namushobora ntarashaka umugore, nishake nzajye kwiba n'ubundi. Dore n'imuhe dore iby'abayibe dore bari kuncira imyenda dore n'ubundi n'udufwambagara nanjye mba nibiriyeho, yaratumaze yaraduciye. Mwakoze cyane, ciao mukore subscribe, mukore comment kugira ngo tujye tubasha kuba twabonana. Bye dusubire ubutaha hamwe n'agahungu kanjye bita Haduyi.